Shalom, shalom, Yesu nashimwe, nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye mu ntara z'igihugu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali. Intara zose ndazirondoye. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeye, nizere ko Yesu akibarinze n'abataramumenya arabarinze nubwo mutaramwemera kandi arabakunda. Je nitwa Olivier Deva, umuhamya wa Yesu Kristo. Yesu Kristo wavambwe, Yesu Kristo wapfuye, ariko Yesu Kristo wazutse, umwami w'abantu, umutware utwara abatwara, niwe duhamyanga, niwe tuvuga. Twatangiye imbaraga nyinshi. Iyo turimo kuvuga Yesu nuko tuba tumeze, vibes bari nyinshi. Iyi ni Salvation Road, ikintu cyitwa Yesu mu rubyiruko. Turabashimira ko mudukunda, mudukurikira muri ibiganiro byacu. Comments zanyu turazibona kandi turazishimira kandi turabasaba ngo mukomeze mutuganize, mukomeze mutubwire uko mubibona, mukomeze musharing testimony zanyu kugira ngo hagira abandi babasha kubatwa muri natwe twabatuye. So ambanze maki imirizanye nagwiba ikende waruri wango urabona ngo Yesu yakugezemo ntabwo basha kwifata. So nanjye rero niko mbameze iyo ntangiye kuvuga Yesu mera nk'umubona kuri akuntu batsagazi. Okay. Oh yes. So nizere ko mumeze neza cyane, natwe tumeze neza, twari tubakumbuye kandi dushima Imana ku bwanyu no kubwa abandi bazaza nyuma yanyu. Cyo nabibutsa nuko ibi turimo turakora no kugira ngo dufashanye mu bwami bw'Imana. Niba ari icyo turusha watunganira utadukomerekeje naka tutagukomerekeje. Hari abantu ukora ibintu kugira ngo azagire icyo bwakaza afite inyundo, icyo bita inyundo akaza amena guso. Wibuka yuko turi muri Kristo, niba utaranamugeramo nta mahitamo yawe nawe uzaza, ariko ntuze gusenya, ntuze gutukana. Ntabwo ari umuntu w'Imana muzutukana umenagura imitwe y'abantu, uzutuje uvuga ati ariko nyina byumvaga gutya nanjye byumvaga gutya, kubera ko icyo dukora ni uguhugurana, ni ugufashanya. Ni Yesu mu rubyiruko no kuganira. Yesu nashimwe. Aho nawe bantu ubu ndavuga. Okay, nanjye utibukije abantu ko witwa wagufashe mu mutwe Justine Wera umaze kumenya uko twamenyekana cyane. Nashimira ko muri kutwereka urukundo. Biranejeje kubona nyine abantu bakurikirana ibintu byo gusenga. Yesu rero nashimwe. Amen. So mukomeze rero mukore na subscribe, mukore subscribe, mu like, mu sharing, mu share comment cyane, comment nyinshi mutuganize, mujye muri chat mu muganire. Comment mbi ntuzazana ari umugisha mutanga umuvumo. Yesu ntazagira ahantu ngo ufitane umuvumo, ugiramo ube positive, uganire, wishime, uvuge ati nanjye nabyumvaga gutya kugira ngo nyine wenda aho kugira ngo ukomerese umuntu wamufasha. Sibyo? So uyu munsi rero ntabwo turi twenyine, dufite umutumire. Dufite iki? Umutumirwa udasanzwe urubyiruko, nabiswa Yesu mu rubyiruko, tukuzana abantu b'urubyiruko bazi bavuga Imana kabisa, uvuga ati senge ubundi narindi. Rero ndagira ngo mwakire umutumirwa udasanzwe kuri nge uko turaziranye. Yego. So umusore ari mu kigero nk'icyawe cyangwa nk'icyanjye, afite inkuru itandukanye n'izindi nkuru wagiye wumva zo mu kabari, zo mu migina zaye hose, afite inkuru itangaje. Ntabwo uciye mu ijambo. Ntabwo nari nzi ko abantu dukomeze. Akarujye kuba nkubizo, okay. Murahishiwe. Ngo turi kumwe nawe yageze hano. Cyo nakubwira cyo niba wahisemo gukurikira ikiganiro, warahisemo gukora subscribe kuri iyi channel, wakoze amahitamo meza. Kimwe mu bintu wakoze mu buzima bwawe bwiza utaziyicuza ni gukora subscribe hano, kubera ko niko bimeze, bari kujya blessing of a blessing, you know. So rero reka tumwakire aza tuganirize, turaza guheshwa nawe umugisha kandi icyo twabibutse Yesu arabakunda. Niba kuva bwacye cyangwa kuva imyaka izo nta murabura ko gukunda, mbere ko umutumirwa aza, Yesu aragukunda. Nawe bisubire mu nje y'abakunda cyane. Yaragupfiriye, yarabambwe ku bwawe, yamennye amaraso ku bwawe. Aha ntago ari inkuru rero, yarazutse ni muzima. Araguhamagara ngo ngwino niteguye kubana nawe. Katwakira umutumirwa wacu. Ubwami bw'Imana kandi turakwakiriye. Murakoze cyane. Bishimiye ubutumire bwanyu. Nitwa Mutware Japhet Kado. Terushema kuba
kuri channel yanyu Salvation Lord ku kiganiro Yesu murakoze n'abantu. Reka dusabe na Justin nawe akwakire mu buryo bwe. yakiriye njyewe n'umuntu nzi umukozi w'Imana mwiza cyane kubona urubyiruko rero umwana mutoya ukunda Imana ni ibyo byamuzeho nifuza ko mu kiganiro cyacu so ariko barwishime bari buryoherwe bikaba byiza cyane. So kandi turagushimiye ko wemeye ubutumire bwacu ukaza. Ni amahirwe kuri bamwe kandi ni amahirwe nawe kuri kugira ngo usohore ikiri muri wowe kugira ngo hari wenda umuntu ushobora guhindura amateka y'ubuzima bwe. So watangira utubwira abo ninde kugira ngo tubanze tumenye ngo tugiye kugana cyangwa se abatumirwa bacu abakunzi b'umusaraba abakunzi ba Yesu bamenye ngo umuntu twakiriye ninde muri uyu mwanya. Murakoze cyane Seveyo imeze nyine nk'iy'abandi bose ku by'ubuzima ariko ikiduteranyije hano ni ukuvuga seve y'ubuzima bw'ubumana muri twe. Mbarizwa mu itorero ryitwa New Life Church cyangwa se ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Kabarizwa no mu itsinda ryitwa Light of the Earth Ministries. Ariyo tubanamo na mwene data Justin. Ibindi turaza kubibona cyangwa se turaza kuganira mu kiganiro. Umuntu ashobora kwibaza kado uba muri izo ministry tubwiye bo mu itorero usenga ukiri umujene wenda abajene benshi ntabwo ari inzira barimo bamwe na bamwe bari mu zindi nzira zitandukanye byagenze bite kugira ngo uhitemo iyo nzira byagenze bite kugira ngo uhitemo ubwo buzima tubwire rero twumve dusangize urugendo nawe ufite amatsiko cyane. Murakoze cyane. Hanyuma urugendo rwo kuba muri ubu buzima akenshi umuntu ntabigiramo amahitamo cyane. None nubwo Imana yaduhaye amahitamo ariko hari umurimo tudakora twebwe ahubwo Imana ari gukora. Kugira ngo mvuge ngo nafashe umwanzuro w'ingubu ibintu byo cyane naba mbeshe. Ariko kimwe cyo navuga iyo umuntu ari mu isi adakijijwe atarakeswe cyangwa n'umukiza aba ameze nk'umuntu uri mu nyanja hagati utazi koga urimo urarohama ajya ikuzimu umva ko nta buzima bafite. Rero muri make urugendo rwo gukizwa kwanjye cyangwa se rwo kuba mu buzima bw'Imana Yesu Kristo aje gutanga mbikesha Kristo gusa. Sinzi niba nakomeza yakomerezaho ubwo wenda tutibuze cyane ugahera no ahantu uhuriye na Yesu kubera ko nkeka ko buri muntu aba afite igihe nk'uko nanjye mfite igihe cyanjye rero wenda uvuga ati iki gihe ni iki nahuye na Yesu. Se ko mbona witonze cyane wafashije watangiye gufasha n'umukozi w'Imana ngira ngo amavuta. So tubwire nyine urugendo winjize noneho muri wa umuntu mwinjize mu rugendo rw'agakiza kawe. Mbese tubwire byatangiye gute byaje gute wabyisanzemo gute se niko wavutse cyangwa niko wenda waje kwisanga nyuma y'uko ni ukuvuga ngo njyewe nakuze sogokuru ari bishop akunze kwita Seretanda hanyuma mvuka na data nawe ari bishop. Urumva ko ubuzima bw'Imana nabo bagamo ni nkaho nabo bagamo bwa famiye ariko kugira ngo mbe mu buzima bwanje bwite byasabye ko mpura na Kristo gusa bwite cyane. Wakibaza ute se byagenze gute ubwo rugendo rwo guhinduka kugira ngo mbashe gusa na Kristo cyangwa se kugendera mu buzima Kristo yaje gutanga. Nkuko narembivuze je nizi Bugande mu Basajya. Kandi abo Basajya bagiraga igikorwa cyo ko umwana mbere yuko ajya ku ishuri mbere yuko ajyana borudero ya Minerval agomba kubanza kugura ibiryo akuzuza imari. Abagande barabijya umwana akabaho neza mu bijyanye n'imirire. Noneho njyewe kuko narakijijwe ndabatizwa nyuma yo kubatizwa
nkomeza kuba muri bwa buzima nari mbayemo ndi Bugande nibwo ngiye kugarukaho muri ico gihe nyine bivuze ngo warabatijwe ariko ntiwakizwa kubatizwa bitandukanye no gukizwa. Tubwire rero ko bitandukanye. Umubatizo ni ikimenyetso rusange kigaragariza abahamya cyangwa se abantu bose yuko wateye intambwe yo gusohoza gukiranuka kose, ariko urugendo rwo guhinduka nk'umuntu wakijijwe biratandukanye nabyo. Bivuze ngo nshobora kubona nabatijwe mbwira abantu ngiye ntimumbone gutya ntimunyumve gutya ngiye ndakijijwe kubera ko narabatijwe ariko mu by'ukuri ntakijijwe. Nibyo bagiye gutubwira, ushobora kuba warabatijwe ariko udakijijwe. Reka twumve urugendo rwa kabiri rwo kubatizwa atarakizwa. Tubwire rero dufite amatsiko. Ni ukuvuga ngo kubatizwa ni kimwe no guhinduka cyangwa se gukizwa. Icyo bita gukizwa. Gukira indwara wari ufite ukasa nk'uyivuwe none ukakira ubuzima. Nicyo ngiye kubabwira muri ubu rugendo rero. Ni ukuvuga ngo nkuko nawe mbabwiye ibijyanye n'imirire, abana barasohokaga bakajya muri etide. Uko bagiye muri etide ngewe ngasigara muri doro. Ukora iki? Itonde. Ni ukuvuga ngo nabaga ncunze ibiryo bazanye, amaji bazanye, amabiswi bazanye, kugira ngo nibasohoka bagiye muri etide bagafungiramo umuntu batabizi, ngewe ndakora akazi ko kubenura mari zabo inge baze nahaza. Bari boroshye. Urabyumva rero. Ariko ibyo nkabikora ndi umuntu uba kwa pasiteri ubatijwe ujya mu rusengero. Urumva ibyo ni ibintu rero bikugaragariza ko umuntu ashobora kuba mu rusengero akaba muri ministry akaba mu korari ariko atarakizwa ariko yarabatijwe. Ni muri ubwo rwego rero nshaka kubwira ngo iyo umuntu amaze gutera intambwe yo kubatizwa abatangiye urugendo rwo gukora icyo bita guhinduka. Kandi duhinduka ngo duse nande na Kristo. Duhinduka kugira ngo duse na Kristo. Mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 aravuga ngo kandi yapfiriye bose ngo kugira ngo abariho be gukomeza kubaho kubw'uwo ngo ahubwo babe kubw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Bishatse kuvuga iki? Hari ubuzima yaje kuduha butandukanye n'ubwo twari tubayemo. Naribaga ariko kandi nsenga umva ko ubuzima yaje gutanga ntabwo nari mbubayeho. Kandi kandi bondebera uti umuntu kwere arakijijwe. Ni nkuko ni ukuvuga ngo muri make icyo ndi kumva ushobora gukorera kwa pasiteri, ushobora gukorera kwa bishop, ushobora gukorera muri famiye ikijijwe ariko wowe udakijijwe, ushobora kujya mu mazi menshi ariko udakijijwe. Byagenze bite rero kugira ngo noneho umenye yuko kagakiza bavuga nta kufite n'ubwo ukabamo? Reka mbere ko wenda mbivuga mpange wenda akantu. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza aba ameze nk'umuntu uri kuri map cyangwa se map y'isura y'ibona ifite inzira nyinshi, ariko izo nzira nyinshi harimo imwe ikujyana gusa ikakugeza iwanyu. Ntushobora kugenda mu mihanda ibiri. Nagasubiremo. Tugasubiremo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze kubatizwa aba ameze nk'umuntu uhagaze kuri map. Imbere ye hari map irimo inzira ibihumbi, kandi muri izo nzira zose zimuri imbere imwe gusa n'izamujyana ikamugeza mu nzu iwe. Uranga uhisemo. Bishatse kuvuga iki? Amahitamo y'umuntu. Urabyumva? Kwemerera Yesu Kristo mwami n'umukiza niyo nzira yonyine urubyiruko umuntu wese kuri iyi si agomba guhitamo kugira ngo umugeze ku Mana. Ngaruka rero kucyo warumbashije. Ariko mbere yuko nkivuga reka mbe nkubwira muri segonderi. Muri segonderi nigaga mu wa mbere segonderi. Nagiraga umushuti wanjye witwa ariko reka mureka. Nuko ngo nari nguze ngo amen.
ariko biremewe kunezeza cyane cyane. turi kuganira n'abajene no guhanura biremewe tugana n'abajene no twakinaga umupira mu gukina umupira umuntu yakina umupira aba ari famous Cyane. abazwi cyane umuntu Wari wese umustar. aba yifuza kuba nkawe noneho umushuti wanjye akundana n'umushuti w'uwo naje gukunda ni wanga umushuti wawe yakunze yakundanye n'umukobwa naje gukunda bari inshuti n'uwo nakunze naje bari abantu babiri bigana noneho umushuti wanjye akunda naje nja kwisanga nakunzemo umwe muri bo niki ngiye kugarukaho twajyaga muri worship team twaririmba ariko twasoza twaje gufunga inguni kandi twagaruka bakaduha mikoro tugasirimba uri mu rusengero ndi mu rusengero tugasirimbaga cyane uturebye akabona abana bari mu mavuta abantu bari mu mbaraga z'Imana ariko mu by'ukuri ntabwo turagera ikirenge muco Kristo atwereka cyangwa ubuzima yaduhaye kubamo ntabwo tuburimo kabone nubwo twakijije twabatijwe urumva ko ubuzima mbayemo nakiriye kubamo ntabwo aribwo mbayemo noneho igihe cyarageze nza kuva kuri icyo kigo ndagenda njya ku kindi nsa nk'utangira kujya mu bintu byo gusenga basa n'abanshinze kubayobora ariko still n'uwango wari ukiri wa muntu ukiri twavuga muri ya nzira yo gukizwa ariko twavuga ijagaraye uri muri worship team uri mu bafunze inguni uri muri worship team urimo urareba uri muri worship team ariko n'ubwo uva ku gatutu tukajya no mu bindi cyane wajya n'ahantu bakagushinga imirimo yitiriwe Imana y'abantu bakijije wowe wiyumvaga gute mu mutima ukavuga ati se ntabwo umutima gukoma ngo ariko ibintu ndimo ntabwo ari byo nukuvuga ngo njyewe kuri njye nta kibazo nagiraga ahubwo ikibazo naje kukigira umunsi umwe arongeye kukubwira yego nasengeraga mu itorero ryitwa Methodist United yego Kampala na Baragara noneho tujya mu materaniro nkuko nari bisanzwe ngenda bisanzwe urumva warabimenyeye narabimenyeye ni ibintu bisanzwe abana b'abatambyi turi abana bo mu rusengero twebwe baratuye no kwa bishop yendo kwa bishop turaririmba abadayimoni bagapfa cyane kandi nukurebye wese ntashobora kugukekera ibyo turiya I know abakubona mu ishusho yo kwera ariko imirimo ukora ari iyo mwijima ndasenga ngiye nasengaga ni ukuvuga ngo ntabwo namenye igihe nuzuye mwuka ubanga ijuru ryari ryavuze ngo today is the day turamufata habaye icyo bita urufato byabaye nka wa munsi na wa musawuri ari kujya i Damasi ni ukuvuga ngo Pawulo igihe nawe uwo munsi nanjye niko nahuye n'Imana tukirimo dusenga nashidutse ntabwo namenye igihe bankuye inyuma banjyana imbere navuze mu ndimi ariko navuze rugaba uwo munsi wa mbere kuko njye nagiye nk'ibisanzwe ariko uwo munsi mpura na Yesu mvuga mu ndimi mvuga ruga kuge bankura imbere ntabizi bankura inyuma sorry bangeze imbere ku gatuti barahosha tuza bakajya bankaruma bakingeza ku gatuti uri mu ndimi kabisa muri ruga zo moto wa kwanza ukuvuga ngo nanjye ni nkaho ninjiye mu yindi si ninjiye mu kindi kirere ariko Yesu araryoshye amen ni ukuvuga ngo bahinze kuza guhosha baratuza bafata ahantu baranyicaza bavuga mwene data nabagumye aho turaza gukurikirana gahunda ze nuko mukuzuzwa mwuka wera igihe cyarageze ngo cyangwa nsubira ku ishuri kuko nigaga muri body hahandi nyine n'ubundi wibaga nari nahinduye njya ahandi basa n'abampaye umurimo ariko wa murimo ntazi ibyo ngibyo noneho umwaka uba urangiye mpita mpindura ikigo ujya ku kindi icyo kigo nkigezeho mu by'ukuri nagiye ndimo
ntazi uko bigenze cyangwa wafashe umwanzuro kuko uteye intambwe ati none njyewe ni ukuvuga ngo umwanzuro ni ari wo mufashe umwanzuro waramfashe ni ukuvuga ngo amahitamo wari ufite umwanzuro ndavuga ngo uwo mwana nakubatura uzaba watuwe mu rugo by'ukuri wongeraho ngo by'ukuri ni ukuvuga ngo sinamenye gufunga ngo niyo byagiye ibintu byose nakoraga byahise bigenda byaje umunsi umwe se ariko ntabwo waturangije neza bakujyana ku gatuti urimo uvuga mu ndimi byaje guhagarara bite waje kuvaho gute ni ukuvuga ngo biryoshye ko barankarumye barankurisha mu gusengera barimo abantu nyine bari bashinzwe kurera aho ngaho noneho arankaruma nsa nk'utuje nyine aranyicaza aransengera nkurikirana amateraniro nk'abandi ariko watangaye nyine si n'ibiki bimbaye cyangwa ufite amakuru ubona ntabwo uwo bimenya gute wafashwe n'undi muntu wari kuvuga ati natewe n'ibiki cyangwa wamenye ko ari Yesu wakugendereye aho ntujya ubimenya ibyo ari byo iyo sinariyo nta bwenge bwawe buba bukirimo yaba harimo ubwenge bw'umuntu wari kwibaza ati si n'ibiki ndi kuvuga uri mu maboko atarayaba uri mu bundi butware nuko rero amateraniro arangiye ndataha nsubira mu kigo noneho nagiye kuri icyo kigo cyitwa Nasana nabaye undi muntu ni ukuvuga ngo imirimo y'umwijima imirimo yo kwiba n'ibindi byinshi Kristo yaraje aramfata umugani wa Mungu ngo aramfata akankomeza anyambura ibyo byose njyewe wenda abantu bakizwa bitandukanye njyewe ntabwo nagiye kuva yamfata umunsi ntabwo nasubiye inyuma ngo nongere njye kujya muri bya bintu ntiwabura ibyo uhura nabyo ariko birashoboka ni ukuvuga ngo kuva uwo munsi wuzura umwuka nyuma yaho bya bintu byose wabagamo bya bintu byose wakoraga ntabwo wamenye ngo byagenze oya reka nkubwize ukuri twinjize muri ako kantu tumenye nyuma yo kuzura umwuka impinduka zaje kuko byagenze bite kugira ngo wisange inguni zitakikwenteresa bya bintu bindi kwiba kugira gute bigenda bishirana ni ukuvuga ngo nibwo nakubwiye ngo nta ruhare njye nabigizemo cyane icyo akora iyo nageragezaga gukora ikintu muri njye numvaga ikintu kimwe ugiye gukora iki wareba umukobwa ugasa nk'umwifuje uhita wumva ijwi muri uti turarenga imbibi garukira ntangira gutekereza ko ahubwo bariyeri ntangira gutekereza ko ari wa mwuka wera urimo urakora umurimo muri iki arimo aragenda yigisha arimo agenda ntoza uburyo izo ngomba kureka umwuka wera azakwigisha reka nkubwire muvandimwe udukurikirana ufite umukoro wo guhitamo inzira ugomba kunyuramo ariko uruhare rukomeye rwo kuguhindura egurira Yesu ubuzima ubayemo yiteguye kubuhindura kuko nicyo yaje gukora yazanye ubuzima bushya muri Kristo Yesu abari mu isi bose bagomba kubamo kandi muri experience imaze kugira nta kintu kijya nko kunezerwa Yesu iki ni ikiganiro Yesu mu rubyiruko nizere ko muri kugira ibihe byiza nkuko natwe tumeze turwana n'umukozi w'Imana Kado ari kutubwira amateka ye ubuzima bwe butandukanye urugendo rwe mbere ya Kristo ahura na Kristo anatwinjiza ubu ngubu ubuzima bwe bumeze nyuma y'uko Kristo yinjiye mu buzima bwe kuko nawe ushobora kuba umujene warakuriye mu idini warakuriye mu rusengero warakuriye muri famiye isenga se ariko ukibaza ngo gukizwa n'iki utazi niba ukijijwe utazi ngo Yesu ninde kubera ko Kado nawe yabikuriyemo ariko ari kutubwira neza yuko atarazi ngo bimeze bite bikora bite bigenda bite kugeza igihe umwuka wera yamusanze wenda ushobora kudasangwa na mwuka wera ikiganiro kikagusanga uri kugira ngo nawe uhindure amateka y'ubuzima bwawe Kado ikiganiro kiraryoshye ako reka mvuge n'akano kantu ntaribagiwe kankavuge ni ukuvuga ngo GPS murayibona iyobora imodoka urubyiruko umusore umukobwa udafite Yesu Kristo muri iyi si ameze nk'umuntu uri gutwara imodoka idafite GPS ahantu atazi umusore umukobwa reka mbe ndengaye imbibi gato umumama umupapa
udafite Yesu Kristo mu buzima bwe ameze nk'umuntu ugeze mu Bushinwa bwa mbere bakamuha imodoka ngo ugenda ku kirwa runaka udafite GPS urayoba. mbese ari abagiye babyita mu Kinyarwanda ndakibaza. Okay, ndaza ko kibaye mukeya. Urumva rero ni ukuvuga ngo iyo dufite GPS mu modoka iyo iratuyobora. Iyo twakiriye Yesu Kristo mu buzima bwacu niwe utuyobora ibyo tugomba gukora. Akora nka ya GPS mwuka wera w'Imana mwakiriye. Ubu niwe ugomba kunyereka ngo ukora iki shaha ugomba guca. Naje ngakora icyo bita submission. Kumvira. Kumvira ariko ngira ngo ibyo bigora abantu benshi. Kuko abenshi turumva. Twese turumva twumva ibibwirizwa bamwe wenda twakuze n'ababyeyi batubwiriza ariko kumvira nicyo kitugora. Process yo kurenga kumva ukagera kukumvira ni iki nyine byasaba umujene wumva ari gukumvira byananiye uvuga ati biriya bintu buriya ni amagambo bavuga ni lenge nyine zambuze byo tiranisite baba baterero ntabwo bishoboka ramutipe se buriya ntaga kibona umwana gahindukiye burase bamushatse byagenda bite iyo urabizi nyine. Ikintu navuga ku bijyanye no kumvira icyambere cyo navuga ni impano y'Imana. Yego, impano y'Imana. Icya kabiri iyo umwuka wera amaze kugera mu muntu amwambura bwa butware bwa kibiri bw'umubiri bwa kamere y'umuntu yari afite. Bishatse kuvuga iki? Itandukaniro ry'abantu bakijijwe n'imbaraga z'Imana bifitemo n'ubushobozi bifitemo zo kumvira Imana. yego. Ariko umuntu utarakizwa umuntu utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza iyo mpano y'Imana Imana iteza amaboko kugira ngo mwakire noneho umwuka wera atangira kuri wa murimo ashinzwe mu muntu. Yavuze ngo uwo mwuka ngo naza icambere ngo azemeza ab'isi iby'ibyaha byabo. Ntangaritwe uvuze none se ndamubaza ndabizi ko hari awaciye nawe. Yego cyane. Hari ikintu cyane kambibabaze mwembi mbabaze mu nsubizo. Hari ahantu hari icyaha wigeze ukora ukivuye muri abo tizi n'imbaraga zanjye nka Justine Icyaha ntacyo byagenze twashobojwe na Kristo. Kristo duha imbaraga. icyo bisaba ni ikirere umuntu ni ugufata umwanzuro ukavuga uti ibyo iby'isi ndabirambiwe ndumva nshaka gukurikira Yesu yiteguye kukwakira. Ariko se ubundi hari ikintu ndi kwibaza. Justine ubanza yafashijwe cyane kuko atarimo no kubaza yakurikirana. Nawe ngo amavuta Nabazi. Icyo njye ndi kwibaza bigenda bite kugira ngo umuntu akurire wenda njye nshobora kuba mbizi ariko hari umuntu ukubishyira utabizi wibaza ngo ariko se bigenda bite kugira ngo umuntu akurire muri famiye ikijijwe isenga imeze nk'uko wavuze byari bimeze akurire mu rusengero ajye muri worship team aririmba aramya agira ate abe mu rusengero ariko ntamenye iby'urusengero akitwa umukristo ariko ntamenye umukristo ninde. Bigenda bite kugira ngo umuntu abitwa wakijijwe ariko atazi ngo ninde wamukijije? Ese mu rusengero nta jambo bavugaga ni ukutumva cyangwa bigenda bite? Ni ukuvuga ngo agakiza kwezwa guhinduka ntabwo ari umurage kuko data birimo mama birimo ngo ni ubutaka bari gukora transfer utayita Imana ntabwo bigira abana gusa. urumva ntabwo ushobora kubazungu mu gakiza mu gukirana. Icyo kintu nacyo cyane icyo kirasobanutse. niyo mpamvu habaho icyo bita guhura n'Imana guhura na Yesu iwe uzi ko ushobora kumara imyaka 100 uri mu rusengero ariko udakijijwe. Ariko twaba kubona kuko tutareba mu isi y'umwuka ngo turebe inzira zawe tukajya tukagutorera post turi muntu n'umwizero ariko bwira ugasubira ishana urane ko ari ukuntu ari ukurona ahantu bagira ibyuma bisya abantu basya imyumbati n'iki urabona bari abantu basya ukuntu babase
wanga uramutse ugiyemo hariya ukirirwanamo nabo umunsi wose mugasohoka mwembi ntiwamenya ngo utabazwa ngo wasyaga n'uyu cyangwa rurimo n'uwuhe kugira ngo noneho umuhanda abo bantu babiri wa muntu kubera ko tumubona cyane mu bintu by'amafu asa n'umuntu twe tutamuzi bavuga ati ibyo ari byo byose Kado mubona kuri aba mu rusengero amasaha yose n'ikimenyimenyi asa nk'abantu bo mu rusengero agenda nkawe yitwara nk'abo bantu batandukanye hehe ni ukuvuga ngo abo bantu kugira ngo batandukane icya mbere imbuto bera cyo kintu cya mbere kizabatandukanye yaranditse avuga ngo ni ukomere imbuto zikwiriye abihana kwihana nicyo bita gukizwa ugahinduka noneho hari umuntu uri aho basya yuzuye amafu arasa na wa wundi wari urimo ukora kandi we yagiye asa wenda ntari no gusa kubera ko arimo azagira ishusho nk'iyabo ariko ntabayeho nkabo we atahira yafu gusa usya yasohotse atahana wenda amafaranga hari aba yakoze ariko wa wundi utahana ifu gusa niyo atameze ataha ni ukuvuga ngo reka wenda tuvuge muri ubu buryo wa muntu uri gusya ari kwinjiza amafaranga wa muntu uri aho gusa reka tumwite nk'indorerezi nta kintu ari kwinjiza niko n'umuntu uri muri rusengero utarahindutse utari mu ruzinduko na Yesu Kristo nta bugingo ategereje tutararenga mubwire ngo wisuzume urebe niba utari wa muntu uri gutahira ifu abandi bari gutahana ibihembo abandi bari gutahana amahoro bari gutahana umunezero gutahana ibyishimo urajya mu rusengero urakaye ugataha urakaye urajya mu rusengero ubabaye ugataha ubabaye bivuze ngo umeze nka wa muntu uhagarara aho basera agatahana ifu gusa ariko agataha uko yaje cyane rwose ni ukuvuga ngo nawe wabaye igihe kinini utahana ifu najyaga gutarama nkajya muri worship team tukaririmba ariko imirimo ya kamere ntayisubiramo mvuyeyo none se noneho ndashaka kutubwire gato urugendo rwawe kuva uhuye na Yesu umaze kuzura umwuka utangiye guhinduka hari ikintu ku bakristo bita gutegurwa kigereranywa n'ubutayu icyo gihe ntabwo cyaje ku buzima bwawe cyari kimeze gute niba cyaraje kugira ngo hari igihe umuntu yumva gukiza ugahita avuga ati giciyemo amahoro araje umunezero uraje ibintu byose biciyemo ukandi gatubwireho kugira ngo umuntu ukurikiye amenye ngo ibyo byagenze bitaba binyuzemo ni ukuvuga ngo nabwiye ko Imana yampamagaye cyangwa se natuye agakiza ngikora zaza yego ariko ko ntinda imbere y'Imana Kristo agenda akora umurimo wo kumbata urumva ngeze mu wa gatanu secondaire nibwo nagize iyerekwa Imana barashize imyaka ingahe imyaka yarishize umaze cyagiye cyo kuzura umwuka n'igihe cyo kwakira umuhamagaro w'Imana ukumva Imana n'iki kubigomba gukora uba ari imyaka 5 imyaka 5 si imyaka 5 se nta bintu waciyemo nyine byari bikakaye byatuma uvuga ati ariko wakongera nkibera wa muntu uba mu byuma ariko adasya kubera ko hari igihe bitari byoroshye urumva imyaka 5 uri aho ngaho wuzuye umwuka urimo urayobora mu worship team noneho nk'umukozi w'Imana ariko nta kintu gifatika twavuga wenda bityo Imana irakubwira ni ukuvuga ngo njyewe ikintu umuntu wese afite ubujyanamagara ubutegurwa cyangwa se uko akizwa njyewe ikintu gikomeye nagize uvuga ngo maze kwakira mwuka wera ikigo nagiyeho bwa mbere mu wa gatatu secondaire bahise bangirira icyizere cyo kuba pasiteri w'ikigo ni ukuvuga ngo kuva uwo munsi narangije O-level ubwo ni imyaka 2 nahize ndangije nabwo njya ku kindi mu kwa 9 mu kwa 10 bari gukora handover nabo barongera baranyimika aho ni wa gatanu uvuga ngo njyewe nahise ntangira reka mvuge nko gutegura muri uwo wa gatanu nibwo nkubwira ngo ntabwo buri ibintu umunsi umwe nagiye twagiye gusenga noneho umuyobozi w'ikigo aratubwira ati se
buriya mubamusenga iki mubamusenga iki kwe numva ndahabaye byari biturutse ku kisi ni ukuvuga ngo reka none umusore inyuma mu wa gatatu twigaga ku kigo cy'abisilamu noneho uko twateranaga ari umushuti wanjye wo muri healing twabanagayo nari mbaye bose twarasengaga kubera nk'imbaraga z'Imana twari dufite abantu bakava mu musigiti bakadusanga mu rusengero kandi nyiri ikigo ni umuyisilamu arangije arataho kuva uyu munsi gusenga ndabihagaritse ahamagaza General Assembly abantu bose baraza aravuga kuva uyu munsi ndabahagaritse ariko mbere y'uko nsoza kaduhe Japhet ijambo kugira ngo avuge ku byo twavuze avuga ijambo rimwe ndamubwira ati mwakoze kudutumira kandi ndavuga ijambo rimwe gusa nuko ibyo twakoraga gusenga twasengaga tuzongera tukabikora kuko byari bisanzwe ndabashimira uti mwakoze umwuka yari kugukorera hashize igihe kinga icyumweru bahita baturekura twongera turasenga no warumbaje ngo ese wateguwe gute ibintu byose none ari mubwiye ngo mu wa gatanu ho nagize iyerekwa ryo wenda ryo muhamagara Imana impamagarira uvuga ngo mu wa gatanu segonderi hashize imyaka hafi 10 sibyo nshoje nzi icyo nzaba ariko kandi ndi mu rugendo rwo kucyitoza muri icyo nibwo nanditsemo igitabo kivuga ngo Yesu Kristo muri njye gitaraba published Yesu Kristo cyo nzagisoma inspiration yawe yari ivuye mukiriya wa mbere muri challenge asante sana nari mbikuye narebaga urubyiruko bwenzi rwanjye nkareba abantu bose muri rusange nkabona tubayeho muzi ukuri cyane abo mu nzu y'Imana ubuzima tubaye butandukanye nubwo turimo uyu munsi noneho ntangira kuvuga ngo ese Yesu Kristo muri njye ko yagezemo agakora umurimo wo kumpindura niki nakora reka ntegure ubu butumwa cyangwa se iki gitabo nyandike nje nkora abantu bazagisoma babone ko ibyo tuvuga ari ukuri ataramagana ese kado wenda njye ikibazo ese n'umva n'umuntu uri kudukurikirana w'urubyiruko we wenda ntaho wenda ntari gutegereze mu mwuka mujyane amaze igihe mu rusengero rimwe na rimwe wenda nawe arakoreshwa tuzwi imyuka tuhanganye burya ngo ntiturwana n'ibifite inyama n'amaraso nicyo kabisa urumva ariko agashaka nyine aracyari hahantu mu mafari gusohoka nyine nk'umuntu wagira ngo ni kubikora ari kubikora ariko ni wa muntu udahindutse kandi arashaka guhinduka hari ikintu twirengagiza wenda wowe wagize ubuntu ku Imana yagufashe wavuze mu ndimi ariko hari wa muntu wakira umwuka wera urumva ko wowe wanategurwaga mu murimo mu wa gatanu niba ari segonderi bakabwita kuva mu wa gatatu segonderi urumva ko hari umurimo wategurirwaga ariko hari wa muntu usanzwe w'urubyiruko uri mu nzu y'Imana ni gute n'iki nyine akora iki aho mugiye ayo ndakora iki ndabigenza gute kugira ngo mpinduke ndashaka guhinduka ariko zambaraga sindi kuzibona kuko yujujwe umwuka wera ategereze abivemo ari kwanduza inzu y'Imana kubera ko turi kubavuga nkaho wenda turi gusa nkaho nyine ari ibintu ni mu bintu bitari byiza ariko se akora iki kwa mu nzu y'Imana reka mpere ku cyo ushorejeho ntagomba kubivamo ahubwo agomba gukomeza Paulo yaravuze mu Baroma abantu ngo ngerageza gukora icyiza iki kikanyitanya icyo ndashaka gukora icyo nsanga nakoze kubera iki uvuga ngo mu buzima bwacu iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubu ugifite ya kamere igukururira gusubira mu byo bahozemo noneho natwe nk'abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza tuba tugomba kumuhungiraho tukamwiringira tukemera tukamwiha kugira ngo abe ari we ukora umurimo muri twe icya kabiri agomba gufata icyemezo nkawe reka mubwire kano kantu abahungu twarimo dusengana muri right ndababwira bavuga ngo intambara ufite ntabwo iri hanze ufite intambara yo kwirwanya gusa kugeza wimishije
nibyo mwanzi wa mbere ufite ni wowe. iyi kamere ndimo ni inshingano zanjye zo kubungira kuri Yesu kugira ngo nigwanye wamwe ngewe iyi ntambara rwara sinayishoboza muri makeya. none se bifata kugira ngo ngende umuhamya 100%. nkubwira ko nta ruhare nagizemo cyane ahubwo habaye transformation y'umwuka we kumpindura akamata. ikindi cyangwa reka kubaza reka mbaza uyu wacu niwe nakwaje cyane sibyo uri mu rugendo sibyo uri mu rugendo ubwo rugendo nguhamagara kujyamo nta yindi myenda ufite yo kwambara uretse kujyana uwo nguwo ufite gusa ndimo kuguhamagara ngo usange ese icyo gihe uzareka kuza cyangwa uzaza n'umwenda wambaye ntagusubize nanjye n'umushaka kubyumva mfite urugendo ndaguhamagaye uze iyo gahunda irihutirwa se ni itegeko ngomba kuba ari itegeko nazi uko nambaye ariko ari ibintu byo gusura urumva rero ni ukuvuga ngo ntabwo bisaba kwishakamo ibintu we udafite birasaba kwitaba gusa ukuri bakagukoramo umurimo ngo ntabwo ukeneye icyo njye numvishe ntabwo ukeneye kubanza kwitegura kugira ngo witabe Yesu. uri kutwumva uri kutureba icyo ukeneye ni kimwe gusa ni ukwitaba gusa ukuri uko wanduye ukuri umunyabyaha uko wihebye ukubona nta muntu wakwemera uko nguko nyine Yesu niko gushaka nuko bose kuko nubijyana mu bwenge bw'isi ntabwo zibera urenga ubwo rwego. ubwo turabwira umuntu uvuga ngo ngewe ndashaka kubanza nkitegura nkitunganya nkabona gukizwa. izo mbaraga ntazo ufite uwo mwambaro wambaye niwe Yesu agushakamo. ngwino icyo kintu ni cyiza nyine akakantu ni keza kumva ko Yesu adukunda uko turi. hari umuntu nyine muganira ugahita wumva ngo nzaza ari uko ngo nabanje gutunganya ibi nta mbaraga ufite wambwe n'uko batubwiye ntazo wabona ubuntu bw'Imana. Wow. Yes, niko bimeze. Ngo rero turimo tugana ku musozo wamaze kwakira umuhamagaro wo kwandika ibitabo uri bitubwira. igitabo cya mbere wanditse cyitwa Yesu muri njye, Yesu Kristo muri njye, kitarajya hanze ariko dutegereje nyine njye namaze kumva nshaka kugisoma rwose nigisohoka nzagisoma. noneho ndashaka tubwire uyu munsi kado ni muntu ki muri Kristo, kado mu mubiri wa Kristo ari gukora murimo ki, kado mu mubiri wa Kristo arimo aragana hehe muri make ya n'ibyo ngibyo niba urakoze. uyu munsi natangiye mbabwira ko mbarize mu itorero ryitwa ubuzima busha. ikindi mba muri minisiteri yitwa Light of the Heart Ministries. aho ni urugamba ndimo bitoreza kugera kuri uwo muhamagaro mwiza. ni ukuvuga ngo igitabo ntabwo ari umuhamagaro, ni igikoresho kizamfasha gukora umuhamagaro. rero ubuzima bwanjye ntinya ikintu kimwe gusa gikomeye, ndabwira Imana ati Mana iki kintu uzandinde. ubuzima bwahushije intego yo kuvuka kubaho mu buzima narahushije intego yo kuba nararemwe. ubwo nibwo buzima ntinya gusa kandi ni nacyo amanywa nijoro nkora niringa Imana kuko muri cyo nikora neza niho nzishimirwa n'Imana. nuvuga ngo nditoza umunsi ku wundi kugira ngo ngere kuri Kristo yamfate cyangwa se icyampamagarira. umeze nka Pawulo ngo ndamaranira ndahatana ndarwana. hari ijambo Pawulo ajya yandika ibintu abisoma ukumbaniriza ngo ndatera ibipfunsi ariko ntabwo ari nk'ubusha ndasigara ariko sinkutazi Pawulo ni ubundi Pawulo wari watekereza nk'umunsi Yesu Kristo azaza
weduke sinzi umunsi w'urubanza uko uzaba umeze ugasanga wenda uri nka opposite na Pawulo. ahubwo njya nibaza nk'umunsi Pawulo apfa akajya muri paradiso, cyangwa mba nibaza nk'uwo munsi n'urugero Pawulo akabona Stefano akabona Pawulo, mvuga ngo Stefano azavuga ngo ijuru ni iry'abantu bose. Urumva tubitekereje by'aka kanya Stefano apfa, Pawulo yari afite imyenda bari kumutera amabuye, ari wowe uhagarariye azajya kubona abo nijuru. Pawulo arimo yambaye n'amakamba, urabona Pawulo yakoze imirimo myinshi ajyanye no mu banyamahanga, yambaye amakamba arimo n'akakinyenyeri arabagirana. Yakoze turi gusoza nanjye nifuzaga ngaho ubwire nk'urubyiruko ikintu Imana bishyize ku mutima yababwira. Mujene dukurikiye uvuga ati se ngewe Yesu yanyemera, cyangwa se wenda wigize kugerageza ariko agacika intege kubera urabizi amaganya y'isi n'iki byose binaniza abantu bigatuma bava mu nzira y'agakiza. Ni ubuhe butumwa wamugenera aka kanya kugira ngo yumve yuko akiri ibyiringiro, kugira ngo yumve ko Yesu nawe amukunda kandi amufitiye umugambi mwiza? Ntabwo ndi bujye kure y'ibyo navuze mbere. Yego. Reka mbishimangire. Ni ukuvuga ngo umusore utari muri Kristo Yesu ameze nk'umuntu utwaye imodoka bwa mbere mu gihugu atazi, idafite GPS imuyobora. Uwo muntu azayoba. Bivuze umuntu wese urubyiruko wewe utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, yavuze ngo ni nzira. Iyo twakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza muri twe automatically nk'uko uri kubona ino highway ijya ku kibuga cy'indege, uwo muhanda uri muri twe. Iyo mpamvu umuntu yapfuye tiusaba kuja gukatisha tike, automatic ahita agera mu ijuru kuko umuhanda ni ukwizera Yesu Kristo muri we. Rero nawe muvandimwe, Yesu aragukeneye, yaduhinduye akaduhindura abashaka, akaduha kuba mu buzima yaje gutanga, araguhamagara. Nta cyaha, nta mirimo wakora irenze amaraso ya Yesu Kristo, irenze imbabazi za Yesu Kristo. Ngwino ukomeze inzira y'ukuri ariyo Yesu Kristo. Amen. Ngwino ukuri ukuri uko wambaye ukusa muri ibyo urimo emera kwitaba. Dusoza ijambo rivuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, kingure gusa nta kindi gusaba. Ariko se hari umuntu yavuze ngo ndakamanga kuri kanaka gusa? Mpagaze ku rugi ndakomanga. Wowe utwumva tekereza Trump ari gukomanga ku rugi rwawe akubwira ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, kandi uwo ni umuntu uri uyu munsi ejo agapfa. Umwami w'abami, umwami wimika abami, umutware utwara abatware, umuremyi w'ijuru n'isi, Yesu Kristo ageze ku buryo buryo barakomanga ngo nyaboneka nkingurira ninje. Niwe mbere ugakingura uyu munsi arinjira abantu. Ariko wari wareba intara umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu ari busura uwo munsi ukuntu bameze bikomeye, none umwe muri bakagirwa amahirwe guhagarara imbere ye ngo avuge akarengane wenda yakorewe. Nawe nuko rero ayo mahirwe afite yo kubwira Yesu Kristo ngo nyakire ukundi. Tugana ku musozo, turagushimira ko bitabiriye ubutumire. Murakoze cyane. Turagushimira ko wemeye kuza kuganiriza urubyiruko kugira ngo ahari abantu bamenyereye inkuru z'abantu bagiye baba mu byaha, nagiye muri ibi nakoze ibi. Ntabwo abantu bamwe baba bazi yuko umuntu ashobora gukurira mu gipasitoro n'icyo ariko akaba atazi ngo Yesu ni nde. Birashoboka cyane. Ntekereza ko ibi bintu nyine bitandukanye n'ibyo abantu basanzwe batekereza, kandi ntekereza ko bikoze ku mitima y'abantu benshi, kubera ko hari abantu bavuga bahise ngo n'abana bo kwa Kanaka kuko byabananiye barabikurimo ngo ngewe nabishobora. Ariko dusanze yuko umuntu wese yahamagawe kandi waduhamagaye we n'umwe. Turagusabira umugisha kandi twizeye neza ko wowe ukurikiye ikiganiro niba cyagufashije ntukicarane wenyine, uje mugenzi wawe kugira ngo nawe akirebe, kugira ngo wenda hari uwo mwuka wasanze dushobora kuba ari we yazanye ngako kubwira kugira ngo nawe wemere guhindukira niba wakira muri izina rya Yesu. Amen. So rero dusoza turagushimiye. Asante sana. Kandi twizeye ko n'ubutaha nitugutumira uzaza. Ndari ku bwa Yesu.
ubwacu ntabwo mwebwe gato dufite imbaraga zo kuzana. amen. So dusoza n'iki warenzaho n'iki wabwiraho abantu kuri Salvation Road, n'iki wabwira abantu kuri Yesu mu rubyiruko kugira ngo nababwira no gukomeza bakadushyigikira bagakurikirana ikiganiro. Ikiganiro ni cyiza ariko nyine ibiganiro biza ariko bikaza bivuga isi nyine bisanzwe, ariko ni byiza ko tuvuga umwami noneho nk'abantu nkatwe yakuye kure abatarahava mukamenya ko bishoboka. So bakomeze bakurikirane, subscribe, like and comment. dusoza turabashimira kubw'urukundo rwanyu mukomeza kutwereka, mukomeza kudushyigikira, kandi mbibutsa yuko ntabwo turabigisha b'ijambo ry'Imana, turi abantu ijambo ry'Imana ryagezeho riraduhindura, tuba turi kuganira. Nawe uje muri comment wandike icyo utekereza yako, twe tuvuga ibyo Yesu yakoze, nawe hari ibyo yakoze n'undi ibyo yamukoreye, tuba tugira ngo tubiganire kugira ngo na wa wundi wumva ko bidashoboka nawe ubone biba mu buzima bw'isoko. Nagira ngo ubwire mwene data udukurikiye, ukomeze udukurikire, ukomeze udukunde, ukomeze ukunde Yesu, kandi niba utaramubona ahagaze ku muryango barakomanga. Iyi ni Salvation Road, ikiganiro cyitwa Yesu mu rubyiruko, nitwa Olivier Deva, Yesu abamugisha, n'umuhanda w'agakiza. Bye.